Yes, nanone tubahaye ikaze hano kuri KOP, turabishimiye kandi turabakunda, turagarutse ndetse n'umubyeyi wacu mwarimu Karegeya Omar Jean Baptiste, tuguhaye ikaze mwari. Asante sana. Umeze ute? Ndaho. Yes. Ariko mu gahinda kenshi kageretse ku munaniro w'ingendo nawo w'akazi. Yego. Ariko tubaza ibigihe tubibabwira, dufite abafatanyabikorwa batatu cyangwa bane, hari n'abandi bari babaza ariko umwe yatuzuyemo, mwarimu Clement twari tumaze ngira ngo tumaranye nk'imyaka 2 mukorana. Twari tumaze imyaka 2 dukorana, ni nawe wabinyisabiye duhuriye ahantu hafi yaho yakoraga munsi ya Tapis Rouge. Aza no kunyishakira ku kazi ku Gishushu. Tugirana amasezerano, nkajya mwamamariza akanyishyura neza cyane, nubwishyuraga buri kwezi. Ariko ntabwo yararanyaga, hari n'igihe yampaga haburaho iminsi ngahe, nkamwohereza abanyeshuri, nari maze kumwohereza 3, harimo n'umwana wanjye n'inshuti yanjye n'umuvandimwe, bose bakagenda bagakora bagatsinda, twabyitaga muri kora rimwe. Twajyanye mu rugendo rurerure, ubundi yabanje yigishaga teori, amategeko y'umuhanda muri teori. Abantu bagakora iminsi 6, nk'umwana wanjye yakoze iminsi 6, yize iminsi 6 akora aratsinda. N'abandi benshi bafite Clement afite experience yigisha abantu benshi, hanyuma bakajya muri pratique, ngira ngo yakoraga Norvège. Abanyamakuru benshi bagiye babona amaperimi bize. Nanjye twari dufitanye gahunda yo mu kwa 12. Nejo umwana w'iwanjye yari yambimbaje ambwira ko ashaka kuzajya gukorera yindi kategori, ambwira ngo mbaze Clement niba yamwandika kuri kubazakora mu kwa 12. Wagira ngo ni byari byageze twatagiranye. Hari yabanje kwigisha bisanzwe, hanyuma ageze aho akora igitabo cyitwa Menya Utsinde, ukakigura 10,000, waba uri no muri Kigali akakikuzanira ukiga, nabwo ukazagenda ugakora ugatsinda muri teori. Nyuma yaho dukorana undi mushinga wa mwarimu Clement.com cyangwa .rwa, yari website winjiraho hariho ibizamini ukiyexerisa, kuri buri kizamini bakaguca 100. Yari yagize uburyo buri payant bwishyurwa, ikizamini kimwe 100, umunsi wose 400 ukirirwaho, uva kuri kimwe ujya ku kindi ukishyura 400 ukirirwaho umunsi wose 24 heures. Hanyuma kumaraho icyumweru byari 1,000. Yari make cyane. Yego, noneho kumara ukwezi sinibuka byari nka 2. Ntabwo nibuka tarifa, ariko urumva nyine twageraga tuzamukana muri urwo rugendo. Yego. Urumva rero namenye ko twahirukana kuvugana Juste ambwira ko umunyeshuri namwoherereje nawe yamaze kwandikwa mu bazakora ikizami cya pratique. Ubwo twongeye kumuvuga, umwana w'iwanjye ejo ni ku cyumweru tuvuye i Nyanza, arimo ambwira nyine ngo mvugane na Clement. Gusa sinari nzi ko asigaje iminsi ngahe, wenda ejo muvugisha, ariko bambwiye ko yarohamye saa 11 sinibuka. Ubwo nabimenye uno munsi, umuntu arampamagara arabimbwira, twari dufitanye gahunda, arambwira ati mwarimu Clement ngo yaguye muri Muhazi. Ndakurikirana, nibwo nahise mbaza Pizo n'abandi bose bagenda babimbwira, nza kubona inkuru ya Igihe, harimo ijwi rya polisi rivuga ko yagiye kuri Muhazi, ariko anyuze ku ruhande rwa Rwesero mu karere ka Gicumbi. Noneho ageze kuri beach ya Rwesero munsi y'Iseminari, arambuka aza ku ruhande rwa Gasabo kuri murenge wa Rutunga kuri Kingifisha. So ahageze rero, uko polisi bivuga, bavuga ko yafashe ubwato. Ubundi uwa mbere yambwiraga ko yari yaharaye, ariko polisi yavuze ko we yari aturutse mu karere ka Gicumbi, ubwo ni ku muhanda wo hakurya arambuka. Ahageze rero akodesha ubwato, ko polisi bivuga, ibyo byo ntacyo mpinduraho. Akodesha ubwato, abwira abasare abasanzwe batwara ubwo bwato ko we azi gutwara. Yego. Bamuha ibyangombwa arajyamo aritwara. Noneho ngo agezemo hagati,
yikuramo avuga ko yakuyemo inkweto agakuramo n'ikote rya sauvetage ijire imurinda kuroha yes life jacket abivanamo ubushyari gikurikiye no gusimbuka ntabwo ari umuhengeri ntabwo ari umuyaga ntabwo ari ubwato bubi ntabwo yagashye nabi bavuga ko nyine yabikoze abishaka ubwo wenda nk'abarebaga bashobora kuba bamubonye ava mu bwato ajya mu mazi asimbukira mu mazi ni ibintu bigoye kuri ngiye ku giti cyanjye nk'umufatanyabikorwa yari amaze kuba n'inshuti imyaka 2 ni myinshi ariko no kuri societe community nyarwanda abantu bose bahoraga bamusaba nimero ye n'abari hanze bajyaga bajya kuza bakambwira ngo dusabire rendez-vous kwa Clement tuze twige so rero urumva agiye hari byinshi yakabaye akomeza gukorera abanyarwanda abo yaheshaga amapermis provisoire définitif n'amakategori supplémentaire urumva rero ko asize byinshi yari afite icyo afitiye nkanjye ku giti cyanjye navuga ko njyanye umwenda yego yari yarakwemereye ko mu kwezi kwa 12 uzakora so urumva ryo ni ibintu asize umuryango yari afite umudamu byinshi n'abana ntago mbizi neza ariko ntabana umwana ntekereza ko ari umwe yego so urumva rero ni umuntu ugiye byari yaragikenewe cyane kandi agiye nabi noneho nk'umuntu twakoranye imyaka 2 iyo arwara n'ukwezi kumwe ntago n'icyumwe nta cyari gushira ntamusuye kuko n'undi twavuganaga kenshi ariko urumva agiye nabi rero mu buryo buriya kugenda muri buriya buryo bifatwa nkaho ya inimoro provoke ya shoto y'urupfu rwe yarwisanganije ko twabyita kwiyahura biraremereye ariko yarwisanganije kuko iyo ataza kujya mu mazi uko mbitekereza niyo avanyemo life jacket niyo atagashya ubwato ntabwo bwahita bwibirandura bushobora kuguma uhagaze hejuru y'amazi ku buryo abo hakurya metero 50 n'inkeya bashobora kuba bamusova donc hatabayemo kuvuga ngo yabigizemo uruhare biba bisigaye rero no kureba ibindi muri rusange nkuko n'inkuru bivuga nashimye umunyamakuru wa muri shite yaregaragaje ko aho urugero rwo kwiyahura rugeze avuga ko umwaka ushize hiyawe abantu bagera muri 605 ni benshi cyane noneho mu bituma bishobora gutuma ngiwe ntabwo Clement hanze y'ubuzima usibye gutera imetero uko asanzwe abaho ntabwo ariko mu bituma abantu bashobora kwiyahura haba harimo kurambirwa ubuzima ukabona butakuryoheye so kuri Clement kuba yabonaga abanyeshuri akamamaza akongera akamamaza ntacike intege kandi abanyeshuri bakamusanga abantu bose kuba community abantu bona abantu nk'ijana bavuga ngo twakoreye kwa Clement byari ibintu bimuhesha ishema yego aho ngaho sinavuga ngo yari yarambiwe ubuzima muri ubwo buryo ko business ye yagendaga cyane ntabwo yigeze ahomba niyo yaba ari credit yaba yarafashe yaba atarishyura ubushobozi bwo kwishyura bwagaragaraga urumva yarabinyibwiriye ko yinjizaga nibura yamaze kuvanamo ibyangombwa byose ataburaga 1.5 million ku kwezi umuntu rero winjiza 1.5 million ntabwo wavuga ngo yarambiwe ubuzima kubera amikoro hari kimwe cyo kubura ku icyamikoro icyo kurambirwa ubuzima ibimenyetso nta bihari ahubwo wenda ibijyanye no kuba hari n'ikindi gishobora kuba guturuka kuba umuntu yabuze abantu akunda cyangwa se ibintu n'abantu bifite agaciro mu buzima bwe kubera ko ntazi famiye ye rero icyo gicyo ntabwo napfa kucyemeza ariko aparama ubusanzwe nubwo yari asanzwe ari umuntu ucecetse ariko yaganiraga mwahana gahunda ahantu mukayihurizaho akayubahiriza ari gusangira agacupa gakeya gashoboka gakeya niba ruko yabaga twaya kenshi cyangwa nanjye ko yakomba ntakunda gutinda iyo twahuraga ntabwo twamaraga umwanya uhagije so ibishoboka rero byinshi ibyo ntazi ushobora guturuka mu nzira ebyiri umuryango we ntabwo nkuzi wari uwavukamo ari uwo yashatsemo ari uwo yashakanye nawe n'abandi bashamikiyeho ntabwo narinzi uko babanye cyo ni kimwe nabyo bishobora gutera stress cyangwa se abafatanyabikorwa nubwo wenda babonye amaperimi bashimaga ushobora gusanga wenda hari abatarashimaga nabyo bikaba byamutera stress
abanyeshuri birashoboka, nkatwe tumwamamariza birashoboka, wenda tudakora neza uko yabishakaga, cyangwa se abafatanyabikorwa bandi, abarimu bandi bakora nk'ibye. Uyasuka kugikuramo iyo dutera imetero ntaho dusiga. Ushobora gusanga ibyo ni imetero. Nuvuga ngo mu mibanire bishobora guturuka ku muryango we, bigaturuka kubo yigishije, bigaturuka kubo bigishanya amashyari cyangwa bigaturuka ku bafatanyabikorwa bandi, abo baganira, abo bagira gute, aho avana amafaranga, aho abitsa, cyangwa ibihombo bitarijyanye n'ikwigisha, ko kwigisha byakoraga neza. So biragoye rero gupfa kumenya ikintu umutima w'umuntu bamo byinshi, ariko ubundi gahunda yo kwiyahura nta muntu yipanga umunsi umwe, kandi ubwo bivuze ngo niba yaguye muri Muhazi ku ruhande rwa Gasabo, imodoka ye yari hakurya, imodoka yiparitse ubwo ku iseminari, kuko ntabwo yagiyeyo n'amaguru, kubera ko yabipanze ashobora kugenda na moto, ariko normal amasanzwe agenda n'imodoka. Igikorwa cyo kwiyahura nta muntu, benshi hari n'ababitegura imyaka 3. Iyo biteguye imyaka 3 ugenda ubona ibimenyetso, aba yarabirwaye indi nk'itanu, agatangira kugipanga, akajya yibaza akisubiza, rimwe na rimwe iyo yabaye determine agira ibimenyetso rimwe na rimwe, amaze gufata umwanzuro ukabona hari utuntu twose ashaka gukemura icyarimwe ngo tuve mu nzira, muri gutegura inzira ze asige adutunganyije. Ibyo rero ntabwo nabashe kumukurikirana ngo menye ngo byaremeze bite, ariko hari antecedent. Umuntu wiyahura akenshi niyo utajya muri background y'imyaka 3, ariko ibyumweru 2-3, nko mu cyumweru gishize umunyamakuru Punditi bari kumwe, ni yari inshuti ye cyane, bari kumwe bagiye gusangira akanyama hariya kuri Kingfisher, yari asanzwe ajyayo, bicaye bari kureba amazi, aramubaza ati ariko se buriya ari amazi umuntu ashobora kuyagwamo agapfa? Ari Clement abaza Punditi. Ikiganiro yagikoze Punditi yagikoze uyu munsi, ariyo ayagiyeyo. Punditi ngo yavuze ko yamubajije ngo ari amazi urumva yaramubajije like inshuro 2 zose, abimubazaho akamuba. Hari n'igihe bari kuri hoteli, akamubaza ati nk'ahantu umuntu ashobora kuhahanuka agapfa, akamimubaza nkaho ari tuntu tw'amatsiko, akabona nta kibazo nyine umusaza afite, ntabitindeho. Uyu munsi rero kuko ni nawe nabonye pizo yambajije ngo Clement se yabapfuye, ntabwo bishoboka. Ndabona Punditi yaramaze igihe asa n'upima aho byakorerwa, yaramaze igihe apima ikirere yabikoreramo. So nibyo nkubwira ko nta muntu wiyahura yabiramukanye uwo munsi, ababimaranye iminsi abitegura, kuko kwiyahura bica mu nzira nyinshi. Hari aburira ipoto, hari abanywa za tiyoda, imiti yica udukoko mu matungo ikangiza umuntu. Ubu noneho haje kugira ngo na za supaguru zisigaye zibarangiza, ngo ashyira mu cyo kunywa ngo tayari ngo aferi karangira. Hakabaho abajya mu mugozi, hari inzira nyinshi. Iyo nzira nawe guhitamo nguvuga ngo ngewe n'amazi, undi akavuga ngo nge n'umugozi, undi akavuga ngo ngewe nzanywa birangire, undi akavuga ngewe nzasimbuka kwa Makuza, kubera ko ibyo byose rero urumva iyo umuntu atangiye atekereza gutyo biba bisaba kuba hafi. Kandi ikigaragara ntekereza ko Clement ntabwo ibyo byose ashobora kuba aho yabaga yari nka geto se negatif, ariko ntabwo umugore ntabwo yabanaga n'umugore umunsi ku wundi. Yes, umugore yabaga mu majyepfo, wakaba i Kigali kubera akazi. Ibyo rero urumva icyo bivugiye nuko niba yabanaga abana n'abantu abagabo bangana, kuko ufite umugore mu ntara ntabwo i Kigali wabana n'undi muntu utari igitsina gabo, ubwo ni abagabo bagenzi be, cyangwa se kwibana byo birenze ibyo, naba n'abagabo, kuko nibura umugabo abona ko ugenda uhinduka. Nk'ibyo nuko ari Punditi bari bahuriye ahantu cyangwa bapanze guhura, ariko nk'umuntu babana mu nzu, nk'umukozi we wo mu rugo, n'undi na roommate, undi muntu bakodeshanye, washobora kujya agenda abona ibyo bimenyetso. Nk'ibyo bivuze umukozi akabyumva cyangwa uwo babana akabyumva, yabyibazaho cyane, akagenda areba n'utundi tudetaye twagiye tubaho. Ariko umuntu abikubwiye ahantu mwasohotse mukarya kaburushete, mwakarangiza mugataha mugasezeranaho, ntabwo biha agaciro. Kera hari umugabo tugeze kuri Arirondo Ibyumba,
muri 94 ngira ngo na 5 yego noneho hazamo umugabo twari duturanye afite mukuru we wiyahuye murumuna we yari yahuye noneho umugabo turi kwironda aravuga ati se mwabagabo mwe abana ndisaziye abana banjye ni batoya nta numwe wasimbura kuri rino rondo kandi kuri rara n'itegeko ati ibi bintu murabona bizavamo ati ngewe ngiye kwigena kigabo ubyumva kwigena kigabo nyine n'ukugenda kigabo utaruhanyije bivuze gutyo hari nka 5 harimo na mukuru wanjye wo kwa data wacu bukeye irondo dusoje mu gitondo nagomba guhita njya ku kazi nakoreraga hafi wa mukuru wanjye aravuga ati ariko tubanze tuganire tupanga nimugoroba ari abandi bagiye ariko wa musaza atarimo aravuga ati se musaza twavuze kuriya muzi ko mu muryango w'iwabo batarazamo hari gahunda murumuna we ko yagiye muri ubu buryo ati umugabo uvuze ko azigena kigabo rero mureke tumudohorere tuzatugeze ko abana be bakura ibintu by'irondo ariko hanatanda uriya muryango nturarirondo ko mukuru wanjye yafashe umwanzuro tamureka noneho urumva mu byari bimuhangayikishije by'umuryango by'abana benshi by'imibereho yongeyeho nijoro ati nijoro byose narishobora ngiye kwigena kigabo mukuru wanjye byumvise ahita amubwira ati aya genda wiryamire n'abana bawe n'umugore wawe atazakira ibitubazwa ngo bakuraje irondo so numva ngo rero iyo ari umuntu mubana hafi ikibazo nta mwanya dufite Kigali ntabwo umuntu agira umwanya wo kwiga ku wundi umuntu mubana hafi ushobora kugenda ubona impinduka cyokora uwo mukorana ku kazi buriya ku kazi niho dutinda umwanya ku kazi niho ariko ahantu aho tuba muri free time muri taribre mu makaritsiye muri siporo mu rugo tuhaba umwanya mukeya uko buseriva neza n'uwo ku kazi uwo mubana ku kazi niwe yiganiruza nk'ubu ngize ikibazo pizo yabimenya byose cyane yabimenya kurusha nabo mu rugo cyane rwose so rero urumva bishobora kuba yarafite ibimenyetso byabyo abantu ntibabone umwanya wo kugira ngo bamubaze nk'ubwo punditse ariko umaze ati kuki utekereza ikintu nk'icyo nenda kavuga ati hari igihe ukamubwira uterega ibintu babigize hanyuma byabikubaza kabiri ukaba wahashaka nk'inimero za mukuru we cyangwa iz'umudamu we kababwira utasigaye nganiriza gutya na gutya na gutya bakagenda bamenya ikiri kubitera nk'umudamu we yahita amenya impamvu byanze bikunze uwo mubana agomba kuzimenya kuko abazi ibyahindutse wenda watahaga rimwe kabiri mu cyumweru usigaye ugenda rimwe mu kwezi wenda waboherezaga amafaranga ota usigaye wohereza menshi cyangwa makeya imizo mpinduka uwo mubana buri munsi we arazibona ariko nyine ubu nta kundi nyine ubwo tubuze umuvandimwe tubuze umukozi w'igihugu tubuze nanjye KOP ibuze umufatanyabikorwa kuko ari mu ba mbere baje nyuma ngira ngo nyuma ya Ikaro Plaza niho umuntu nagize na Green Tech usigaranye na Premium Construction Group ya indi y'aba engineer ubwo nyine Clement avuyemo tuzategereza n'abandi yego hanyuma no kumenya ngo ibyo yacungaga ibyo company biragenda gute niyo mpamvu nkubwira ngo mbishobora gutera depression bitavuye ku banyeshuri bishobora kuva ku barimu bagenzi be cyangwa se ku bandi bafatanyabikorwa ibyo bishobora kuba impamvu ko ibintu ngo byabaye ejo saa 11 nta birenze kuko ngiye ngo nabashije nari napanze kugera kuri Muhazi nkabasha kuganira n'abantu bahariya ntabwo byankundiye nibishokera nzajyayo na nyuma ariko no kumenya koko se izo metero 50 nkavugana n'umusare wari usanzwe atwara ubwo bwato wamwemereye kugira hari izindi detaye umuntu ageze kuri Muhazi nyirizina yabona akamenya bagiye babona izindi detaye kuko hari bagiyeyo babajije manager wa Kingfisher ko hari muri telefone ngo hari ubutumwa yari textinze ariko ubwo butumwa nyine babugize ibanga bavuze ngo ntago bubagenewe ubwa polisi ntago bagenewe ubu butumwa muri telefone biragaragara biraboneka justement ngira ngo umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Werasi Gahonzire
yavuze ko iperereza nyine ryimbitse rigiye gutangira bakamenya urumva no muri telefone yita bikwereka ko telefone ni ubuzima itizana ibyo umaze iminsi uganira n'abantu ese nabishyuza ni wowe wishyuza ibintu nk'ibyo ni uwo mutongana ni umuntu ukumereye nabi ni uwo mwigeze gukundana ni uwo mwigeze guturana ni ikibazo cya succession y'umuryango wanyu kuzungura ni ikibazo cy'umugore wenda waba atuzuza inshingano z'urugo neza ni ikibazo cya nyiri ibyondo se gushyira kuri pressure ni ikibazo se cy'uburwayi budakira nani nakibagiwe ko uburwayi budakira nabwo buri mu bitera depression bimaze kugaragara ko ufite uburwayi butakira kanseri diabete umutima sida donc nabyo bishobora kuguhindura mu mitekerereze ariko ntawe nagira inama ngo ibibazo bibaye byinshi iyo biganiriye n'abantu biroroha ikibazo nuko abantu nta mwanya bafite kujya bakumve bamenye ko ari aho bigana nongera nkagarukira abantu bajya ku makamera bamwe bajya bakamena agahinda kabo nubwo tubatwama tutumva impamvu yagiye kuri kamera ariko kumena umutima bikakuvamo buriya bariya bose ndakubwira nka buriya Rweme Gerard Mbabazi adahari bariya bakiriya be bariya abantu bazana ari amaririwe adahari bakabaye bariyahuye kuko iyo babivuga uhita wumva ari ibintu byari bikaze cyane nubwo ntemera kuba kamera ihari wenda bavuga ijwi rikumvikana cyangwa nawe akabumva cyangwa akabazanira n'undi ubumva nubwo ntemera impamvu ya kamera ariko bari abantu baba bari kuri level kujya kwivuga ibyawe byose ibyiza n'ibibi hariya uba wari ugeze kuri nivo ya nyuma nuwakubuza kujya kwa Gerard Mbabazi uwo muntu umubujije yajya kwa Makuza cyangwa kuri La Bonne Adresse cyangwa mu Nkunda Amahoro ko iriya ni level ya nyuma buri uriya muntu babiri byamanye byaramuvunye umutima yarabuze uwabwira babandi nakubwiraga bamwegereye atabibabwira akavuga ati gemeshe kamwe akavuga ati quelque soit les conditions les conséquences ndagiye mbishyire hanze umuvandimwe abyumve umwana abyumve je m'enfou ariko numve ngizi none ikindi kibazo rero kiriho muri iyi minsi uragenda ukabwira umuntu ibyawe akaba ari uguta hanze aguta hanze kandi bari bahitamo kwita hanze nyine iyo agutaye hanze rero wari wamubwiye bubanga nabwo bigutera indi depression ariko bari bagenda bakabyivugira byose nubwo tubatwama ariko we abayakize buriya bari ari abakandida bo kwiyahura 60% yabari abantu ubwo rero Gerard atabakiriye muri buriya buryo afite abajya atabara cyane oya wenda atabonetse haboneka nundi nkawe ariko uriya muntu ugera kuri rwego uriya babagiye uriya bamutabaye ayinya uriya buriya bari yo ntuza ya nyuma amubuze icyumweru gikurikiyeho yakwiyahura ariko aragenda kabisuka atitengo tuzabifata gute atitengo abana be bashiki be baramube basaza be base bukwe akabati mshyize hanze agakiro anyumva cyane buriya nabyo ni ubundi buryo bwo kugira uvanyemo kamera ubundi nibwo buryo bwo kugira abantu bakeneye babaganiriza rimwe na rimwe ugasanga bamwegereye ntibaganira nta mwanya babona ubuzima buragoye buri wese arazananiwe ahirima donc urugo rwabaye nka company ni ugutanga amatangazo ejo ni konji ejo tuzarya iki nta bindi ibyo nibwo buzima dufite muri kino gihe urubyiruko bo bagera bakigira mu biyobyabwenge abandi bakajya mu bindi ariko ukarahugera inshingano zikakurenga nabwo burwayi budakira cyane nabwo buca intege cyane butera depression so rero Clement rwose repose en paix turakubuze nyine nta kindi navuga Imana ikorohereze twakire mu mahoro twagukundaga wari umfatanyabikorwa mwiza wa KOP ntacyo nakuveba waranyishyuraga ntibigeze undaranyiriza hari n'igihe n'abana n'abanyeshuri namwohererezaga bagiraga bajya kwandika ku kizamini ngira ngo byasabaga 50,000 akabintangira nkabimuha bukeye tukaganira akambwira evolution y'umunyeshuri wanjye akambwira ati uyu umunyeshuri wanyohereje ni umuhanga cyane ati nyuma y'iminsi 3 arimo arakora akabona 18 kuri 20 tuganira kuri evolution y'akazi ariko nyine nta kundi nyine
abeza ntibarama yabahanze batwara bwangu nyine nta kundi bakumbura bwangu. Clement iraguha Clement rwose igendera nyine twarakoranye nta birenze kuko iyo mvuze gutyo muri bino bintu n'abandi bafatanya bikorwa bose iyo umuntu ahubwo nibagiye undi twigeze gukorana wa United Travel ibintu nk'ibyo. So iyo abafatanyabikorwa baza kwamamaza kuri KOP bwa mbere cyangwa no ku kindi gitangazamakuru batinyura abandi. Ubu ngubu ushobora gusanga umwe agenda gusigura cyangwa yabona Clement yamamaza iwanjye amaze imyaka 2 bigenda akomeza nundi akavuga ati kwa Karegeya iyo wamamaje biragenda. Urumva Clement yagize uruhare runini kugira ngo mbonda abantu baza kwamamaza iwanjye nubwo atari benshi ariko ntacyo bitwaye. Nk'ubu yindi kwamamaza yitwa Premium Construction Group yamaze kunshakira undi ujyanye n'ibya shipping yaranyandikira ambwa ati nimero zawe nzivanye kuri Premium. Kimwe nuko wasanga na Premium yarazawe na Clement. Kimwe nuko wasanga Clement nawe hari abandi yagiye abwira wenda bakemera cyangwa ntibemera ariko akavuga ati ngiye namamaza hana. So rero yari umuntu w'akamaro ntabwo ari ibintu pole sana kuru. Ntabwo ari umuntu usanzwe hano kuri KOP ntabwo ari umuntu usanzwe. Umuntu tujya inama tugakorana. So ngayo ngukorera. Ariko nyine nta kundi ukomere cyane umubiri we watinze kuboneka ariko bari kumbwira ko wabonetse waje kuboneka nibyo nenda kubaza igisigaye no kumenya barawujyana muri morgue ya hehe hanyuma izindi gahunda uko bazazipanga tukazazitabira nyine nta kuko ngiyewe ndi mu kiganiro kare wari utaraboneka ubu wabonetse nyine babanje gutinda ubwo bishobora kuturuka ku buryo yayinjiyemo ayo mazi kuko wenda abize physique bashobora kubitubwira iyo kurohama biturutse ku muhengeri cyangwa ubwato bwiyubitse no kuroha no kwiroha volontairement ku bushake ubwo muri physique byava ngo yamanukanye izihe mbaraga bitandukanye no kuvuga ngo umuhengeri wabanje kuzunguza ubwato buriyubika umusara rwana nabwo icyo gihe imbaraga umuntu yamanukana mu mazi nizo wagiye aplonge bishobora kugira effect kuvuga ngo umubiri we uragarukira hehe raporo y'imbaraga wamanukanye. So wamanukanye imbaraga ku bushake nuwamanukanye imbaraga arwana ashaka kugaruka bishobora kuta Ripe Clement kanya ururi kumbwira nimugoroba ruri kumwe na Bishop Gafaranga. Yego Bishop Gafaranga ntabwo namusuye nubwo nzi ko ari kwa Gafaranga ngiye ntabwo namusuye nkuko nasuye Jean Paul natumwe ntabwo namusuye nk'umuntu uvuye ahantu buri wese yajya ntabwo nagiye kumwaka amakuru yuko gereza yararima ifunga nagiye kwa Gafaranga ejo bundi mvi Nyanza nijoro nari kumwe n'umushoferi n'umukameramani wanjye n'umukobwa wanjye n'abakobwa banjye babiri tubona icyapa cyanditseho ngo Uburiza Unique Hotel. Uburiza tuza turi komantaho umukobwa w'iwanjye na mukuru na Dani bavuga ati biriya bigo ama business afite ari amazina y'ikinyarwanda akakaye ati nako bihenda nk'ihame bishyizemo kuko ngo bahora babiganira ku mbuga z'abakiri batoya bakavuga ngo ndaha bakahita bareba ikizina bareba ari izina ry'ikinyarwanda gikakaye ngo ndi mu nka nibyo babivuze ngo n'inka ngo zirahari nibyo barabivuze ngo bita bivuga ngo izina ryiza egari guhenda. Ejo hari umuntu washaka ko dutemberana za Bugesera turatembera Ntarama none ariko ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo akanyuma tukamwere aho hantu numva ibyaho yego tugeze rero dusanga ni Gafaranga ariko umuntu we yarasanzwe naziranye na Gafaranga giye Gafaranga n'ubwa mbere nari ndamukanyije nawe ngo yemena nigeze iwe ibindi byose twabivugiraga ku mihanda kwa kundi murava agenda ku rukiko uko yarahetse umwana byari mu gicuku bari abantu ntabwo narinzi ndagenda pe hotel nziza ifite ibyumba byiza ntabwo mu byo twaganiriye ntabwo twavuganye ibijyanye na gereza usibye ko yambwiye ko yasizeyo Sarongo akambwira n'undi mugabo uvugwaho hari umugabo yambwiye
yambwiye uvugwaho ibijyanye no kunyereza amafaranga ya rika rya shuri not rika nk'iki kigo cyo mu Gatenga. Ambwira ati uyu mugabo iyo agiye kuburana ajyana ibikapu 4 bya dosiye. Ako niko yambwiye Sarongo, ambwira n'uwo mugabo ufite umugore we afungiye Mageragere, umugabo agafungirwa Ririmo kubera ko urumva amafaranga yanyerejwe nayubakaga mu Bugesera iyo rika. Bihita binyibutsa kuntu hari undi muntu wambwiye umuntu hoza ari umushinjacyaha, ambwira ko dosiye ya Musenyeri Misago Nyakwigendera ngo ntabwo byari ibikapu 4 yari Hilux. Ibikarito bikuzura Hilux. Agiye kuburana bajyanaga karito yuzuye, bajyanaga Hilux yuzuye amakarito arimo dosiye. Nuko urumva byahise binyibutsa iyo dosiye yantuza. Hanyuma ibindi nyine byari ukuvuga ngo business ye uko igenda ntabwo yongera yavugaga ko wemere atarafungwa byari bishyushye, ariko noneho akaba yongeye gutangira. Ubu ni nko kumwamamaza banabyumve. Ni hoteli nziza iyo iri urenze kuri arete utangiye guterera ugana Nyamata, ariko ni munsi y'umuhanda mu kaboko k'iburyo iyo uturutse i Kigali. So tuganira ibyo ngibyo, dusura ibyumba byiza, tureba afite bare nziza, afite amakontwari nk'atatu, bashobora n'igisope ngo kijya kihaba, abantu benshi bacuranze benshi bagiye bahacurangira mbere yuko afungwa. Bisubona ari ahantu heza cyane. Muri make ntabwo nasuye gafaranga ufunguwe, ntabwo nasuye gafaranga wo ku mihanda, nasuye gafaranga wa business. Ariko nyine maze kumenya ngezeyo menye ko ari iwe, ntabyo numvise ko kumuvuga kumenya kuranga ahantu he business ikagenda neza. Urabizi ko bamukatiye umwaka, wafite amezi 6 asubitse. Wenda nawe nayo mezi 6 narangira azongera zaze ku mihanda abyivugire. Ariko nk'abantu bo ku mihanda nanjye nagomba kumaza nkatera igihuririzo nkavuga ibyo navugaga. Uburaga ati warahengekaga bika ati rimwe agashaka ko tujya muri detaye y'urubanza, avuga n'ukuntu abanyamakuru bamwe hari abamurwanyeho bakamubungabunga, abandi bakahuranya, hakaba n'abahimbye. Yambwiye abantu bahimbye, yambwiye umunyamakuru wakoresheje ikiganiro harimo umukecuru yitiriye nyina uko agafaranga. Ati mabukwe ntiyajya hariya, uriya muntu bakoresheje simuzi. Hari n'abakoresheje undi umugore bamwita umugore w'agafaranga wa mbere. Ati bamukura heheze ntawe uzabakoresheje ngo abakozi ngo bo mu rugo. Bira bintu byaje yinya. Nuko nyine urumva ntabwo yabavuye gereza nawe avuye mu bijyanye n'inkiko ngo naza nawe azisubizemo abandi. Ariko urumva harimo kubeshya rubanda nyine. Hari wahimbye nyirabukwe w'agafaranga, hari wahimbye umukozi w'agafaranga, hari wahimbye umugore w'agafaranga, bagatangaza kugira ngo views ziboneke. Cyokora Pastor Claude we ni sawa, niba kubera ko ari n'umuturanyi we bavuga ko ntabwo ari gafaranga bivuga, ariko bavuga ko we yagerageje kumubungabunga so ubundi ibisanzwe nyine ubuzima bwa gereza. Urumva tukihagera yavuze ati ndaho dore agasatsi gatangiye kumera. Nicyo kintu yadusanganije. Ambwira ati namenye ati ikabutura namenye kuyambarira muri gereza, nabwo yari yambariye ikabutura. So n'ibindi byose tugenda tuganira, hari byo twaganiriye byinshi, ariko hari twaganishaga kuri business. Turimo tuvuga tuti ni gute umuntu turi kumwe mu diaspora avuga ati ngiye ahantu mba ntago hamwa umwuka uhagije neza nkako naza nk'abakwa gafaranga, kandi ugasanga wenda ibiciro bijya kungana, afite ibyumba by'amakategori menshi. Urumva abantu bagomba kumenya ngo ariko yari yagerageje. Nkurikije iyo nzu ni nayo mpamvu nakubwiraga ni nyamara uyu muhungu ntago biriya ntamumakanya. Ntago ari ikirego cya Murava cyamugejeje hariya. Hari byinshi kuko n'umugore w'uburyo yahirimbanye kugira ngo umugabo adafungwa n'uburyo yahirimbanye uko yahoraga yisisimba kuri gereza. Byagaragara no kuba yaravuye gereza kwa kundi Pizo yambazaga, ntabwo umugore wagufundisha wataha ujya mu rugo rwe. Nuko uko babanye ni ikimenyetso cy'uko ntaho uriya mugore we yarahuriye nabyo.
akandi twavuze ngira ngo tubona bari mu ubwato bari muri kimwe mu biyaga bya Bugesera, ntabwo ari Ikivu, ntabwo ari Nyamasheke, kandi ngo nabwo ngo byari show bari kwerekana bashaka kuronshinga indirimbo, so ntabwo bari basohotse bari mu kazi. So nuko nyine ubwo nuko nabashije kuganira nawe, ibindi twaganiriye nzajya ngenda mbyibuka gake gake kandi nabyo mbitangaze buke buke, ariko dosiye ye yarimo byinshi birenze byo mu rugo, birenze ibyo kwa Murava. Kare umugore agufungisha yaza ahetse umwana busiga kuriya ahubwo azaje kugushinja. Narabibonaga ni amahirwe nagize, ni coincidence. Ntabwo nagiye mvuga ngo kwa Gafaranga, sinari ko ndanamusanga, kandi yo ndanamusanga ntabwo ne kumenya ko ari kwa Gafaranga. Wagiye suzi ko ari wiwe? Oya, nagiye nkurikiye rya zina Uburiza Unique Hotel, ndikurikira nabwo kubera ko umwana wanjye na cameraman babyibajijeho. Ndavuga nti aha hantu reka ngiye kureba koko. Hageze rero mpasanga Gafaranga, nuko byagenze. So iyo nza kumenya ko ari kwa Gafaranga ufunguwe, ugize gutya na gutya, nari kugenda niteguye no gukora nk'ukora akazi, cyangwa nkagenda nikandagira mvuga ngo nshobora kubana namuvuze nabi, aravuze aho nagoretse. Ariko nge nta biba birenze nyine, ibyo ntibyatuma ngenda nikandagira, ariko byari gutuma ngenda utari comfortable. Oya, niteguye niyarumye, kuko biba bishoboka ko nasanga wenda nawe hari ubundi buryo yabwiwe, ariko yambwiye ati ibiganiro byose nabikurikiranaga, ambwira ko ngo hari n'uwakozemo indirimbo. Nawe warabivuze. Nuko ngayo nguko rero twataramanya na Gafaranga, nyina twavuye saa 4 zanarenze cyangwa saa 5, ko twageze i Kigali hafi saa 6. Yego, so afite ahantu heza cyane, donc harimo bare, harimo hoteli na restaurant, harimo n'ahantu hagenewe kubera ubukwe ashobora kuba yashyira ihema. Yego, ko yambwiye nyine ko parking aho ubukwe ntabwo biratungana, ariko handi ni sawa pe, heza cyane pe, bigaragara ko umuhungu yarihirinze. Yarimara, yafite amafaranga ku myaka kandi itagera kuri 40. Urumva rero ko ariko ibyo nabyo nyine nabyo reka twitahire rero. So twataha Premium Construction Group, mubahamagare kuri 0784 42 57 cyangwa se 0785 59 80 bitihise mubasanga i Remera munsi ya REB imbere y'umunara, cyangwa se Rusizi imbere hafi y'isoko. Ubundi amakuru yabo tuzaya tuyabagezaho, tuzabasanga ku mashantier tubasure, tuzabatumira baze basobanure ibyo bakora, banigisha abantu bijyanye n'iyo domaine. Mbese nabafatanye bikorwa bigihe kirekire nyine, nabo ni nka mwarimu Clement bashobora no kuzarenza igihe twari tubaranye na Clement, nubwo icya Clement cyo cyari unlimited, we twagomba kuzamurana ubuzima bwose kugeza KOP isenyutse, cyangwa se ishuri rye naryo rigasenyuka kandi nta byari kuzabaho. None birangiye ari we ugiye. Yego, bazamusimbura simbizwe, ibisigaye no kumenya umugore n'abana n'abandi ibyo. So mwakoze cyane. Sawa, ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka nk'ibisanzwe.